Reka turambike amacupa, twegure ibitabo, twegure inyandiko, twinjirane mu kiganiro, tumenye amateka n'ibibereho itangaje utaruzi ku muhanzi Sintex wamenyekanye mu ndirimbo Hand of God. Ibyo utamenya kuri Sintex, umuhanzi wari uhagaze neza mu njyana ya dancehall mu gihe cy'umwaka 2020. Iyi nkuru yakusanyijwe kwa 25 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2020 n'ubundi. Amakuru dukesha igihe.com. Sintex ni umuhanzi ufite imbaraga n'ubuhanga ndetse n'umuziki uryohera benshi mu bakunda injyana ya dancehall. Uyu muhanzi ubusanzwe witwa Kabera Arno ni umubyinnyi akaba n'umuririmbyi mu njyana ya dancehall, ari kugaragaza imbaraga zikomeye mu bahanzi bagitangira kwigaragaza by'umwuga mu gihugu. Ni mukuru wa Nkusi Arthur, umwe mu banyarwenya bakomeye mu Rwanda. Aba bombi bavuka kuri Mazimhaka Kennedy, umwe mu basaza afite impano zihariye mu ngeri zinyuranye z'ubuhanzi. Igihe yamusuye mu rugo ikiganiro nawe mu buryo burambuye, avimuza ibijyanye n'umuziki we, ababwira ibijyanye nawe. Yabajijwe niba atarigeze yinubira murumuna we wabanje kumenyekana mu itangazamakuru mu Rwanda mu gihe we yari akiri umuhanzi utazwi. Avuga ko bitigeze bibaho rwose, yari abizi ko igihe kitaragera. Ati, ntabwo nigeze murakarira, ahubwo nubwo yakoraga kuri radiyo ntaramenyekana, nuko nari nzi igikenewe. Indirimbo zanjye yarazicurangaga, ariko nkaba mbizi ko nanone ngifite akazi gakomeye cyane. Aya ni amagambo Sintex yivugiye ubwo yakoranaga ikiganiro n'Igihe. Yavuze ko yahisemo umuziki kuko yari afite ikintu yakunze kurusha ibindi byose yatekerezaga kuzakora mu gihe yaba amaze gukura. Ati, nahisemo umuziki kuko buri wese agira impano nyinshi, ariko imwe ikaba yaganze izindi. Nakinnye umupira w'amaguru ariko sinagera ku rwego ruhambaye. Nakinaga umupira w'amaguru ariko nza gusanga umuziki unkurura cyane. Nakinaga ku mwanya wa 11, ntabwo yacitse intege. Uyu muhanzi Sintex kandi yatangiye umuziki we mu 2013. Abikora nk'umwuga, ariko kumenyekana bikajya byanga, biza gukunda hashize imyaka isaga 4 ubwo yakoraga indirimbo yise Why. Yavuze ko yagiye mu muzika abizi neza ko buri kintu kibamo ingorane. Sintex ati, buri bintu byose bibamo kugorana, kuko ingorane nazo ntizisa. Hari umuntu ushobora kuba afite ubushobozi bwo kugera ku kintu, ariko kubera ko nta buramba afite akaba yakigeraho ariko ntibirambe. Icyanteraga imbaraga nuko nge umuziki wari undimo, kandi ntabwo nari mfite ishyaka ryo kuba nashimisha umuntu runaka, ahubwo ngewe umuziki waranshimishaga kandi mba nshaka kwishima, kandi umuntu agomba kwishima kubera ko nanjye nishimye. Akomeza avuga ko yakoraga umuziki ariko atari yawugira ubucuruzi, kuko yakoraga indirimbo zidafite amashusho kubera ubushobozi buke. Sintex uyu turi kubabwira yabonye izuba mu 1989. Yavukiye mu mujyi wa Kampala mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Aza mu mujyi wa Kigali akiri umwana. Yize amashuri abanza kuri La Colombière. Ababyeyi baza kumujyana kwiga muri Uganda mu mashuri yisumbuye. Agaruka mu Rwanda asoje. Yize amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, afata n'amasomo yo gushushanya ndetse n'ay'Ababibiri. Kuva yasoza amashuri ye yisumbuye, ntabwo yahisemo gukomeza amasomo ye, ahubwo yahise ahanga amaso umuziki. Yabanje gukora muri Ndoli Supermarket mu gihe cy'umwaka, ari we ushinzwe kuyikurikirana. Yabitse amafaranga ashaka guhita ajya mu muziki, ariko aza kugira uburwayi bwatumye ya mafaranga yose yabitse ayivuzamo yose arashira. Nyuma akize aza gukomeza umuziki.
uyu muhanzi yatangiye gukora indirimbo mu 2012 ariko muri 2017 aba aribwo atangira kumenyekana ubwo yakoraga indirimbo yise Why akimara gusinya amasezerano na Alto Nation ahuriyemo na murumuna we Nkusi Arthur afite intumbero yo kubeshwaho n'umuziki mu buzima bwe bwose ndetse n'abazamukomokaho. Kuri inshuro kandi Sintex akorana ikiganiro na The Choice yatangaje yuko igihe yabazwaga ikijyanye n'iyi ndirimbo ye nshyashya yise Jesus Set Me Free avuga yuko ubwe yiganiriye n'Imana mu nzozi akabona intumbero y'iyi ndirimbo. Aravuga ati jyewe niyeguriye Imana kubera ko nabonye ari cyo kintu cyonyine nakora, kubera ko nabonye inzozi njyamye navuye mu mubiri, nabonye njyamye mu kizinga cy'amaraso ariko mbona umuntu araza nkora ku mugongo. Aho niho nakuye inspiration y'indirimbo nise Jesus Set Me Free. Umunyamakuru kandi yanamubajije ku magambo yabonye ku rukuta rwe rwa Instagram ari mu byanditswe byera Yohana igice cya 8 umurongo wa 36. Aravuga ngo umwana n'aba batura muzamubatuwe by'ukuri. Yasobanuye n'ubundi kuri aya magambo ko agikomeje umurimo w'Imana kandi ko atari indirimbo gusa ahubwo yakoze n'izindi. Nge nitwa Active Obed, iyi ni Obed niyo Empire wagezeho. Tubane mu makuru y'ubutaha.